Kambaye ikaze nanone ku ijambo ry'umwimerere, ikaze, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Jemi Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kureba rero iby'ivanjiri ya Mariya Madalena, nibyo dukomeje tureba. Impamvu yavuyemo bayikuye muri Bibiliya ni iyihe? Wibuke ko ejo narayigusomeye wumva birimo, ndibaza udashidikanya ko iriya yari ivanjiri ryari ijambo ry'Imana. Tugiye kureba rero icyo bayijije, noneho dusengure dushungure turebe koko niba yari ijambo ry'Imana ubyiyumvira ubwawe. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holochim lilohot hayom. Tugiye kureba iki? Ivanjiri ya Mariya Madalena, impamvu bayikuye muri Bibiliya. Nkaba ntangiye mbifuriza isabato nziza, Shabbat Shalom. Nkambasuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Tugiye kureba rero impamvu ivanjiri ya Mariya Madalena yavuye muri Bibiliya, kandi mbere abantu barayikoreshaga, bari bayizi, bari bayikunze, bayikundaga kubi cyane, nyuma baza kuyivana muri Bibiliya. Byagenze gute? Hari ukuntu Imana rero ikwereka utuntu duke duke ukagenda utangara. Duhere kuri kino gitabo. Iki gitabo nacyanditse mu mwaka wa 2020 nibwo cyasohotse, kivuga ko urukundo nyarukundo rubonekera mu mwuka, kandi turi roho ntabwo turi umubiri. Niba warumvishe ivanjiri ya Mariya Madalena nyigusomera ejo, utarayumva ahagarika video ndagenda banza yirebe, cyangwa se uze kwira ku mugereka w'iyi video. Niho navuga ukuntu turi roho, ukuntu Kristo yabonekeye Mariya Madalena amaze kuzuka, akamubwira ko roho izamuka nayo igenda ikarenga kuri ubwo bwami n'abarinzi barindwi. Urumva ko imyaka 5 ishize nibwo nabyanditse, none dore ubu nibwo ngenda byinjiramo. Wibuko ibindi nabyandikaga bikamara imyaka 10 akaba aribwo bisoza. Ntabatindiye rero, nuko mubizi, mbashimire byimazeyo abakomeje kwiyandikisha ku bwinshi. Subscribe nawe utariyandikisha, ndabashimira mbikuye ku mutima, kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Intego yacu nuko roho nyinshi ziva mu buyobe. Kandi mbona hoze yibaza, niba twumva mu ivanjiri ya Mariya Madalena ko roho iturimo ifungiye mu mubiri wacu hano ku isi, dukorerwa iyazo bwonko, turi muri iyo miruho hirya no hino, ubwo buzi ibyo bintu bituboshye, no kuvuga ngo tuboshywe nk'inshuro izo eshatu. Nibwo natekereje kandi ndavuga nti Satani yanga ikiremwa muntu koko. Satani yanga ikiremwa muntu kuba muri uwo muruho wo gufungirwa mu mubiri, ugakorerwa iyazo bwonko, ugahora ku nkeke. Niyo mpamvu kuko roho izi ukuri, roho izi iby'ijuru, ntabwo ushobora kwikorera iyoza bwonko cyangwa kwikorera amabi yose bakorera abantu. Ntibishoboka. Urumva ko niyo mpamvu bakora ibishoboka byose kugira ngo batume duhuze ibintu byose biba ku isi, ntidukanguke ngo tumenye ko ahubwo roho yacu igomba kurangamira iby'ijuru. Urumva rero, mu kanya gato nibwo natekerezaga, ibaze iyo ukoze ububyutse, roho yawe igakangukira ijuru, nk'umuntu wishe nk'abantu barenze 10 cyangwa 20. Iyo roho yikangutse kubera abantu yishe, ibaza uwo mutima ahorana, ibaza ukuntu ahora ameze. Urumva ko nawe aba yararangiye. Ntabatindiye rero, kandi aho like reka tuzamuke tugende turebe ivanjiri ya Mariya Madalena, impamvu bayikuye muri Bibiliya. Turebe rero bayihoye iki. Tugiye kuyisesengura twifashishije Bibiliya. Bibiliya niyo turi bwifashishe. Ndagenda ndeba muri Bibiliya ndebe koko, turebe ko hari aho bihurira, noneho dushungure turebe ko icyo bayihoye. Bavuga ko iyi vanjiri yatangiye kugaragara mu kinyejana cya 5 ko bavuga, ariko noneho imaze kubura igaruka mu 1896. Babanje no kubyandika mu kigereki. Urumva ko ibyo nabyo ngiye ntabwo mbyemeye, kuko nimba yariho yari umwimerere mbere, abagereki baraje nyuma, nuvuga ngo yari mu Giheburayo, bayivana mu Giheburayo bashyira mu kigereki, noneho bakongera kuvuga ngo neza noneho inkomoko yayo ni mu kinyejana cya 2.
ibyo kwibandaho rero, Mariya Madalena yari nk'intumwa ikunzwe cyane. Kristo yaramukundaga, yamuhaye amabanga yihariye, ari naho Petero yavanye biriya bintu byo kugira ishyari. Iyo tugiye kubyinjiramo turebe ukuntu Petero amugira ishyari, avuga ngo ni gute Kristo yabwira amabanga umugore kandi hari abagabo bagenzi be. Gihamya ni iyihe rero? Ni hamwe Petero yamubwira ati, mushiki wacu, tubwire ibyo umucunguzi wacu Kristo yakubwiye. Tuzi ko yagukunze kurusha abandi bagore bose. Urumva ko hano yamushyiraga hasi ko yakunze Mariya Madalena nk'abandi bagore kurusha abandi bagore bose gusa, ahubwo ko atagera ku kigero cy'abagabo. Urabyumva? Noneho tubisanga hehe? Tubisanga muri Yohana 20:16-18. Reka tuharebe icyo Bibiliya itubwira. Yohana 20:16-18. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu Heburayo ati, Rabuni, bisobanura ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntabwo ndazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kujya kwa data, ari we so wo mu ijuru, kandi ariyo Mana yanjye ari nayo Mana yanyu. Urumva? Kristo amaze kuzamuka yarabwiye Mariya Madalena, winkoraho ntabwo ndazamuka. Ibyo byose murabizi, biri muri kwa Yohana. Mariya Madalena aragenda abarira abigisha inkuru agira ati, nabonye umwami. Namubonye. Urumva? Niwe wabanje kumubona, nabonye umwami. Abatekereza ibyo yamubwiye. Hano hantu wibuke mu ivanjiri ya Mariya Madalena byagenze gute? Amaze kubonekera Mariya Madalena, amaze kumwereka azutse, baragiye bose bakoranira hehe? Bakonera ku musozi ufite imizeti. Urabyibuka? Uretse wumve rero, aho munaboneye ko iyi Bibiliya nayo iyi dufite bayiyungure bya hatari. 19. Nuko kuri uwo munsi w'ugurobye, ayo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Wibuke mu ivanjiri ya Mariya Madalena itangira Kristo ababwira ngo amahoro abe muri mwe, amahoro abe muri mwe. Icyo gihe bari bari he? Bari ku musozi w'imizeti. Noneho hano mu ivanjiri ya Yohana wumva bari kutubwira ibintu bimwe, amahoro abe muri mwe, ariko noneho ngo bari bikingiranye mu nzu. Turemera ibihe, tureke ibihe? Kuko Mariya amaze kumubona yaragiye arabazana, abatanyiriza ku musozi w'imizeti, niho bahuriye. Noneho batangira kubaza Kristo. Kristo noneho abamariki, arabanza arabacuza, abavanamo urujijo. Wibuke niko ivanjiri ya Mariya Madalena ifungura. None hano bari kutubwira ngo bari bari mu nzu. Ubwo nawe sinzi ibyo uvuga. Dukomeze rero muri Luka 8:1-3. Reka tuharebe Luka 8:1-3. Hanyuma ajya mu mudugudu n'ibirori yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ari kumwe n'abigishwa be 12. N'abagore bamwe bakijijwe amadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Madalena, wirukanyweho amadayimoni 7. Muri abo bantu barimo Mariya Madalena nawe ngo yakijijwe amadayimoni 7. Bivuze iki? Wibuka ko mu ivanjiri ya Mariya Madalena batubwira ko iyo rayizamutse inyura ku bwami 7. Hano nibyo nahita ntekereza ubu ngubu uyu mwanya turi kuvugana. Urumva ko yagendaga avuga ko roho ica kuri ya bwa burinzi 7.
bishobora kuba ari byo hano bavuga ngo bamuvanyemo abadayimoni barindwi. Yohana, mukakuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi bafashwe ibyabo. Wibuke ko Suzana nawe afite ivanjiri ye, ibwo nayo tuzayishaka tuyirebe. Urumva ko hano barimo baravugamo Maria Magdalena, Yohana na Suzana. Abo bagore nabo ndumva iyo nakwemeza ya Suzana, iyo vanjiri narayirebye ya Suzana, ni ukuvuga ngo ibi bintu ahubwo biri kugenda bitwereka ko tugomba gushaka amavanjiri nayo tukareba ibyo banditsemo. Niba bavuga ngo Maria Magdalena ngo bari kumukiza ngo amadayimoni arindwi ngo yaramuteye, kandi nabo bigakubitiraho kwa kundi yavuga ngo roho inyura ku butegetsi cyangwa uburinzi burindwi. Urumva ko ayo madayimoni yo kwirirwa agenda avuga ngo roho inyura ku barinzi barindwi, wasanga ari byo hano bari kuvuga muri iyi vanjiri. Noneho byahinduwe n'iki? Byahinduwe n'abazungu, bahita babyita amadayimoni, bamwita n'indaya nk'uko turi burebe, kugira ngo noneho iriya vanjiri bayihanagure. Urabyumva? Ari naho hagaruka ya myaka 18 Kristo yamaze tutazi iyo ari. Hari n'uriya murwa wa Atlantis nawo wasenyutse ngo warengewe. Ibyo nabyo ni ibintu kugenda ndeba. Ibyo bintu byose babisenye kubera ko na Misiri ahubwo ku ndwara y'Abarabu baje hariya bahatuye, bayirukanye hano bari bahatuye kugira ngo basibe ibimenyetso byose byazagaragaza ukuri. Imyaka babikozemo kera na kare, kugeza uyu munsi akari gutangiye kubivumbura. Urumva ko byose biragaragaza ko ibintu byose babigiye babihindura cyangwa babeshya. Inzira ya roho rero, iki nacyo kiri mu cyatumye ivanjiri ya Maria Magdalena bayikura muri Bibiliya, inzira ya roho nyuma y'urupfu. Maria atubwira inzira ya roho aho ihura n'ibintu bikomeye cyane iri kuzamuka. Bwa burinzi burindwi harimo ubugome, agasuzuguro, irari, umwijima, mbere y'uko roho igera mu buruhukiro mu ijoro. Hari uwambajije kare, ese biriya bintu ihura nabyo ni purgatori imwe abagatolika bita purgatori? Namubwiye nti wasanga muri ubu burinzi burindwi harimo imwe gatolika yise purgatori, kuko wibuke Kristo yabwiye Maria Magdalena ko kugira ngo urenge aho hantu ugomba kuba uzi amagambo ashobora abo barinzi. Ni ukuvuga njyewe nabonye ko ugomba kuba uri umukiranutsi, uri intungane, noneho kwa gutungana kwawe kukaganza umwijima, kukaganza irari, kukaganza agasuzuguro, kukaganza ubugome. Noneho urumva ko iyo ufite ubutungane noneho bikagenda birenga ibyo bibi byose biri aho ngaho, nibwo harenga. Njye nkabona ko iyo wenda kimwe kibuze muri byo, utegerereza aho ngaho, hamwe muri aho ngaho. Urumva ko buri muntu wese ashobora kuba asanga ahantu ategereza. Noneho wibuke ko abantu bagomba kubategereza kugeza kuri wa munsi w'urubanza. Niko mbibona, iyo ni ibyiyumviro byanjye, ntabwo ari ihame, nta wabimbwiye cyangwa ntabwo nabyeretswe. Kwibohora by'ukuri rero biba imbere muri weho. Kuko icyaha cy'inyuma ntabwo ari cy'umuntu yikiza. Urumva Kristo yishaka ko ugomba kwimenya wowe imbere, ibyaha by'inyuma ibyo byo ugomba kubanza kwimenya wowe imbere. Tubisanga mu Efeso 6:12. Abefeso 6:12 katuharebe. Ntabwo dukirana n'abafite amaraso y'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima. Urabyumva? Muri zasi hano, iyi ni Bibiliya nyabibiliya, Abefeso 6:12, Bibiliya nyabibiliya. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Urabyumva? Bwa burinzi burindwi Maria Magdalena yavuze mu ivanjiri ye, urumva ko bugarukwaho. Ni gutya rero tugenda duhinyura twerekana ko ivanjiri ya Maria Magdalena yari ukuri. Urumva ko ni Bibiliya irabikubwira. Dukomeze tugere muri Matayo 5:8. Matayo 5:8. Tujyeyo.
gatanu ntabwo ari gatandatu. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Urumva Kristo arakubwira ngo ugomba kwisuzuma ukimenya wowe imbere mu mutima, ukisukura ukamenya ko nta cyaha nta mwanda urimo, nibwo uzabona Imana. Matara abikubwira, hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Harabizi ukambwira ngo ivanjiri ya Mariya Madalena ntabwo ari ivanjiri. Ngaho nawe mbwira. Dukomeze dusubire muri Luka 17:21. Luka 17:21. Kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa dore ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri muri weho. Iyo ni Luka. Ivanjiri ya Mariya Madalena nayo irakubwira ngo Kristo yabwiraga Mariya Madalena ngo nibakubwira ati dore umwami wawe hariya cyangwa ari hariya, ntuzabyemere kuko umwami wawe ari muri weho. Urumva ko iyi vanjiri ni ivanjiri nyavanjiri. Dukomeze rero. Kristo ashimangira ko kubohoka kuri imbere aho gukunda idini. Mureke kwibanda ku migenzo n'amategeko mwigirushwa cyangwa mwishyiriraho. Icyaha ntabwo kimeze uko mukizi. Icyaha ahubwo ni ukutamenya roho yawe. Kutimenya ngo umenye roho yawe nicyo cyaha. Hano rero tubisanga mu ivanjiri ya Mariya kandi kugeza kuri 5 nta cyaha kibaho. Wibuka Petero yabajije Kristo, ese ni ikihe cyaha kiruta ibindi? Kristo uri ukuntu yamusubije, nta cyaha kibaho, ahubwo ni wowe urema icyaha iyo ukora ibibi. Nta cyaha kibaho. Kristo yaravuze ati nta cyaha kibaho, wewe ikoze ibibi ni wewe urema icyo cyaha. Ibintu narabyenye ndavuga Kristo yarahambaye. Tubisoma he? Tubisanga muri Hosea 6:6. Tujye muri Hosea 6:6. Kuko icyo nshaka ni imbabazi, si ibitambo, kandi kumenya Imana kuruta ibitambo byoswa. Umutima wawe nanone iyo wiyunze n'Imana, ibyo wakora byose ni ubusa. Ahubwo manza wigore n'Imana, umenye Imana yawe imbere muri weho, ureke ibyo bindi byo ku ruhande kuko nta mumaro wabyo. Dukomeze rero tugere muri Matayo 23:27. Matayo 23:27. Mwebwe abanditsi b'Abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano ko mubese nk'ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza. Ibituro byasizwe ingwa bigaragara inyuma ari byiza gusa, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Urabyumva? Ivanjiri ya Kristo yigishaka kumenya wowe wimenye uwo uriwe. Manza wisukura imbere. Uko ugaragara inyuma ibyo bigaragaza byose bireke, ubanze wisukura imbere, umenye roho yawe, wumve ko uri roho uri mu mubiri utari umubiri. Igitabo icyo nabyanditseho, uri roho iri mu mubiri, ntabwo uri umubiri uri muri roho. Urabyumva? Iyo umaze kwisobanukirwa rero nibwo utangira guca akenge. Cya kane cyatumye igitabo ivanjiri ya Mariya Madalena bayikura muri Bibiliya n'iki? Ubwumvikane buke na Petero. Petero ntabwo yifasha ukuntu Mariya Madalena yamugiraho ubutware bukomeye kandi yari umugore, ngo amenye ibyo atamenye kandi we yari umugabo. Ariko Lewi, wibuke ko Lewi yahagurutse ashyigikira Mariya Madalena, aravuga ati wamuhaye amahoro. Niba umwami umukiza we ubwe yaramuhaye icyizere, weho urinde wo kubihakana. Urabyibuka mu ivanjiri ya Mariya Madalena twarabisomye.
tujye rero muri Bibiliya iyi ngiyi dusanganywe muri Luka 10:38 kugeza kuri 40. Turebe Luka 10 kuva kuri 38 kugera kuri 42. Nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira mujyani we. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hagati y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Uyu ni Mariya Magdalena ngira ngo bavuga hano, turebe. Ariko Marita yari hagaritse umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera amubaza ati databuja, ntibuko babaje yuko mwene data yampariye imirimo. Urumva Marita arimo arabaza Kristo, Mariya Magdalena we yiryamye aho aricara, ariko ngiye imirimo irandembeje, wamubwiye akamfasha. Umwami Yesu aramusubiza ati, Marita Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko icyangombwa ni kimwe, kuko Mariya yahisemo umugabane mwiza atazagwa. Yahisemo kumva ijambo. Ibyo uri kuruhira uvuga ngo uri kwakira abantu bireke, ngwino wumva ijambo. Ahubwo niko yamubwiye, umva Kristo kandi ngo naze mvuga mu Cyongereza n'ubundi bavuga neza, to behold the glory of Yeshua HaMashiach Christ. N'umutubonye ubwiza bwe aho yagendaga, uko yabagaho. Ibisubizo yajyaga atanga nibyo natangariraga cyane, ariko ubu ngubu noneho imyigishirize ndi kugenda mvumbura ararenze ibyo bintu. Noneho iyo tubwiye ngo ibyo yakoze twakora ibirenze tukabirusha, numva bindenze. ndavuga ati mwami watweretse tukagira byibuze n'agatonyanga. Ariko nziko ibyo nigeze kwibwira, turamutse dushatse Imana, bimwe bavuga ngo bakora ubushakashatsi ukora ibintu nta gishya abantu bahimbye. Ubushakashatsi nakwemera nkavuga ati dore ubushakashatsi, uramutse roho yawe wihaye Imana, noneho tukagera ku ngufu Kristo yari afite, nibwo bushakashatsi navuga ngo ubushakashatsi. Sibyo ko igihe kizagera izo mbaraga zizagaruka, byanze bikunze uyu mwami Kristo tugomba kumumenya, kandi yewe nizeye ko tuzamumenya. Dukomeze. Kuki rero Mariya Magdalena iriya evanjiri yakuwe muri Bibiliya? Icya mbere, yari ateye ubwoba abayobozi bo mu nsengero. Urumva insengero zigishaga Imana iri hariya hejuru, Kristo akakubwira Imana n'ubwami biri muri weho. Mariya Magdalena evanjiri ikavuga ati Imana n'ubwami biri muri weho. Bo bakakubwira ati reba hiyo ngiyo niyo. Ahubwo nahise mvuga kare, izi insengero ziri ku isi zose ni ibinyoma, ni ibinyoma. Ikindi cyatumye mukuramo ngo nuko yatumaga abagore bashobora kujya mu buyobozi bw'itorero, ibintu batumvaga cyangwa ngo bakozwe na gato. Abagabo nibo bikozwaga muri icyo gihe, ntibyakundaga, ntibyavagamo. Urumva rero iyo evanjiri yabangamiraga ubuyobozi bwa kiliziya n'amatorero, igaha imyanya abagore, kuko nabo yabavugiraga abagabo batarabyumvaga. Mu kinyejana cya 4 icyo gihe urusengero rwari ikizira kugira ngo umugore abe yakwisanga mu kubwiriza cyangwa inzego zifata ibyemezo izo arizo zose. Urumva ko baramurwanyije bivuye inyuma, ariko niko gushaka ko Imana gukora. Hari ibintu biba kibaza Mana kuki ibintu biri kuba, ariko nkasubiza amaso inyuma nkavuga ati niko Imana yabishatse reka bibe. Icya kabiri cyatumye bayivanamo nuko inzego z'icyo gihe nta bubasha zari zifite kuri evanjiri, kuko yo yaravugaga ati ishakemo imbere, bo bayobya abantu ngo ujye inyuma. Ntabwo nyine babasha kuyikontorora. Niyo mpamvu bavuze ati bizaba bibi nitukomeza kuyireka.
iyi vanjiri yamamazaga gusukura umutima wawe imbere bidashingiye ku nsengero n'inyubako cyangwa se inzego zazo. Bo bagiraga inzego zikomeye n'ibyo binyoma babeshyaga, ariko iyi vanjiri yaza ikabahinyuza ikababwira ati ibyo bintu murimo byo kuvuga ngo muri kwikomeza muri kwikakaza, no, reka turebe uko imeze imbere. Noneho urumva iyo umuntu atameze neza mo imbere yerekana ko afite inzego zikomeye, urubyumve, umuntu ari kwerekana ko akomeye inyuma n'inzego zikomeye imbere, ukamuzanamo agacarenje kamubwira ati nyamara aka kajambo kari kuvuga ngo reka tugusuzume turebe ukuntu imbezemo imbere, agahita avuga ati imbere byararangiye nta kirimo. Urumva ko uwo muntu byanze bikunze arakurwanya yivuye inyuma, akurundura ahubwo. Iyi vanjiri rero yari ishyigikiye ubusabane na Kristo, ubusabane bwite. Wibuke abo bigishwa cyangwa se abigisha bateye b'inzaduka muri iyi minsi, wongeye gutanga urugero ni Joel Osteen. Yegeze kuvuga ngo nimba atarura mupapa, ni Joel Osteen cyangwa mupapa wagiye, ndumva barabivuze babihuriza bavuga ko ngo kugira ubusabane bwihariye na Kristo ngo it's too dangerous. Mbese ni ibintu by'ubugesera, navuga mu Kirundi niko nabyumva neza, byavugika neza, ibintu bibi cyane, ibintu biteye impagarara, ibintu bibi cyane kugira ubusabane na Kristo. Uriya mupapa wagiye yarabivuze, Joel Osteen yarabivuze, bari kuvuga bo ko atari inzira imwe gusa kugeza ku Mana, ko atari Kristo. Noneho baravuga ngo kugira ubusabane bwihariye na Kristo it's too dangerous. Ni ibintu by'ubugesera, ibintu biteye impagarara bikomeye, bitagomba kwisukirwa, abantu batagomba kujya babijyamo babuza abantu. Kubera iki? Urumva iteka ikintu ari cyiza barakubwira, bakwereka ukuntu ari kibi cyane, ari ikintu gishobora gutera amakuba akomeye cyane n'ibibazo bikomeye cyane. Urabyumva? Niko bakora. Iyo bakubwiye ngo ikintu ni kibi, ubona ko ari cyiza. Niba bakubwira ko ari cyiza, ubone ko ari kibi. Iyi si ushaka kuyibamo nuko ngo kuyibamo. Icyo bakubwiye ngo ni cyiza, niba bavuze ngo kanaka niwe watsinze, baraka ariwe watsinzwe. Niba baravuga ngo kanaka ni mwiza, baraka ariwe mubi. Ubona iby'isi niko bimeze, ni gutyo tuzajya tubifata nta kundi. Andi mavanjiri rero, urumva iyo vanjiri yo yarakubwira ngo ihuze na Kristo. Andi mavanjiri yakubwira ngo ahubwo ikubira ubuyobozi, ikubira ubuyobozi, noneho kandamiza abantu kugira ngo bakwemere. Nyamara kukwemera nibwo uzayobora, noneho bayoboze byayoza bwonko. Andi mavanjiri rero bakuyemo ivanjiri ya Tomasi, nawe kwikubwira cyane cyane icyo nibuka kirimo cyane kinshimisha ngibitse iteka. Shaka nushaka uzamenya, numenya uzatangara, nutangara uzagira ubwoba, nugira ubwoba uzayobora byose. Mu mavanjiri ndasanzwe baravuga ngo shaka nushaka uzabona, bagahita barikiraho uzabona iki, ntabwo bakubwira icyo uzabona. Ariko ivanjiri ya Tomasi irakomeza kuvuga ati nushaka uzabona, nubona uzatangara. Ibintu birashoboka burya. Numara gutangara bizagutera ubwoba kubera ko bizaba bikomeye. Noneho nimara gutera ubwoba, nyuma bwa bwoba buzabushira. Numara kubushira, rya jambo ry'Imana ritere kujyamo rikuyoboze byose. Niko natwe twisanze aha ngaha kubera ijambo ry'Imana gushaka, tukabona, tukamenya, tukagira ubwoba. Ariko bwa bwoba bwamara gushira, tumaze no gutangara, noneho rya jambo rikatugeza aho tugomba kuba twabera abandi urumuri. Niko bigenda gahoro gahoro, ariko twizera ko Imana izagenda irushaho kutwereka uko turushaho kuyishaka. Gihamya rero yuko andi mavanjiri bavanyemo niyo nari ngeze ndikubwira ku ivanjiri ya Tomasi, ivanjiri ya Filipo, iyo nayo bayivanyemo. Urumva nayo tuzayishakisha. Ayo mavanjiri yose ndi kureba bari abantu bose navuzemo, nzabashaka mbazane turebe ibyabo nabo turebe ibyo bavugaga. Byavanywemo rero ni iki? Wibuke Constantine abantu bose bamaze kumenya, iyo nama yabaye Nisiya,
325 nyuma y'ivuka rya Kristo nibwo bafashe umwanzuro, baricara baravuga bati ibitabo. Icyo gihe basomaga ibitabo binyuranye hirya no hino, biriya bitabo byose byari bihari, aya mavanjiri ya Maria Magdalena, ivanjiri ya Tomasi, ibitabo byose, yaba igitabo cya Enoki, igitabo cya Enoki nakivuze ko nkunda kukigarukaho, byose byari bihari. Basomaga ibitabo hirya no hino, ntabwo bari bafite Bibiliya imwe nka kuriya dufite Bibiliya iyi ngiyi imwe uyu munsi. Noneho rero ba Constantine muri 325 nyuma y'ivuka rya Kristo baricara baravuga ati no, ibintu tugomba gufata ibyemezo, abantu ntituzabashobora. Kubera iki? Kubera ko aya mavanjiri yari agifite wa mwimerere Kristo yabwiraga abantu, noneho kugira ngo bakorere abantu iyuzabwonko, babayobore, babakontorore, ntibyashobokaga kuko bari bazi iby'ijuru. Ariya mavanjiri yose yigishaga abantu iby'ijuru, bari bakizi iby'ijuru, noneho kubakontorora biranga, nibwo bafashe umwanzuro wo gukorera nama, iri nama karundura yabera Nasiya 25, bavanamo ibitabo byose, barangije bazana Bibiliya nk'uburyo bwo gukumira ibindi bitabo. Urumva nimuzanye Bibiliya urashyiramo ibitabo ushatse, ibindi byose ubikumire. Nuko byagenze, nuko bakumira ibyo bitabo, noneho ijambo ry'Imana rigenda bikendera riyoyoka gahoro, aribwo nyuma bisha abantu. Noneho basangaga bafite amabibiliya y'icyo gihe, bakabica, bakabutsa amabusheti, cyangwa se bakabatwika ari bazima. Ibyo byose urabyibuka, byarabaye n'amateka. Ariho nahoze nibaza kare, ndavuga ni amateka y'ijambo, kugira ngo n'iri jambo ribashe kurokoka. Kuko iri jambo uko ngenda niga ibintu nkaryinjiramo, nkareba amavanjiri, aya mavanjiri ari muri Bibiliya, kandi Bibiliya iyavugaho, noneho nkareba nkasanga ibintu bayunguriye, nkabona nano agahinda. Iri jambo Imana yakinze akaboko, no mu byahishuwe baravuga bati ntabwo uzavanamo cyangwa uzongeramo, kuko mbere nyine babivanamo, babivanyemo nyine, icyo gihe nibwo babivanyemo. Ariko noneho kugira ngo dusigarane iyi ngiyi dufite, naho Imana ni Imana yakinze akaboko, ahubwo iri jambo ntabwo tuba turifite. Kubw'iyo mpamvu nakubwira nti, niyo mpamvu ubona abantu basenga, bakarira, bakaboroga, amajenoside akaba hirya no hino, Imana ntinyeganyege. Nuko ntabwo turi kuri frequency imwe n'Imana, ntibishoboka. Byashoboka gute turebera inyuma, kandi Kristo atubwira ngo tugomba kujyamo imbere tukisuzuma? Niyo mpamvu umuntu ufite ubumana muri we, wirebye imbere, roho yisukuye, muri jenoside ntabwo yagutinyuka no kwica abantu bangahe. Ntibishoboka, kubera ko nyine babicaga, cyangwa se nabica abantu n'ubu ngubu n'uyu munsi babica bazi ko babishe birangiye, bapfuye barangiye, ahubwo bakamenya ko bishu, ntibamenye ko bishu umubiri ari ugiye hasi gusa, ahubwo roho ihita izamuka. Nuzamuka nawe nimba uzagira amahirwe muzahurira iyo ngiyo, cyangwa se umwe ari hamwe bavuga ngo ari mu muriro, abandi bari mu ijuru. Urumva ko niko bimeze. Ibyo bintu rero babeshya abantu izo nyigisho. Urumva ko ikibi zakoze nuko cyatumye abantu birara mu bantu bakabica. Nk'urugero, azi ngo ari kwica umuntu, azi ko umuntu ari umubiri, kumbi ntamenye ko umuntu ari roho. Urwo ni nk'urugero ntazi. Turebe rero gihamya yuko Maria Magdalena yari ivanjiri ni iyihe. Nuko kera mbere yuko Abaroma bategeka ibitabo bya Bibiliya yakoreshwaga kugeza mu kinyejana cya 4, ivanjiri ya Maria Magdalena yarakoreshwaga cyane, yari ikunzwe, yari yizewe. Kugeza mu kinyejana cya 4 nibwo batangiye kuyishyira hasi, kubera ko babonaga ibangamiye ubuyobozi bwabo bw'Abaroma. Abaroma urumva ko nibo batanze amategeko y'uko igomba kuvaho. Ihuza n'inyigisho za Kristo z'uko twebwe tugomba kwimenya aho turi muri twebwe imbere, atari iby'amadini avuga yo gushakira Imana hanze, ari byo nyentero urwenya ko Imana n'agakiza n'ubusabane ntabwo biri mu bikuta bine bya za kiliziya n'insengero. Imana ubwami buri muri weho. Niyo mpamvu abantu benshi mu minsi igiye kuza bagiye kumenya bari bo. Nibwo nahise mbona ndavuga nti, ibaze abantu amamiliyoni n'amamiliyoni yo ku isi bose nibamenya ko Kristo n'ubwami biri muri bo, bwa busabane. Ndongera ndibaza nti ubusabane bw'Imana kera na kare bukiri mu bantu byari bimeze gute? Abantu biyambuye Uwiteka Imana ishobora byose,
bakajya gukurikira za Bayali, bakajya gukurikira iryozabwongo, bakajya gukurikira iby'isi byose. Ijwi ryahise rimbwira ngo niyo mpamvu Gutegeka kwa 2:28 kwabayeho kugira ngo Imana koko ibahane, iduhane kugeza umubisha akwambitse umunyururu w'icyuma kwijose. Ariko uribaza guta ubwo bwiza n'ubusabane bwari mu bantu bakabita bakabyiyambura, nk'uko Kristo yatubwiye ko iyambura ya mibiri yagiye kuzamuka, ko yazamukaga, natwe twiyambuye bwa bwiza Imana yaduhaye. Turavuga ati no, ntago ari byiza, ahubwo tuyishakira bino by'ubuyobe nibyo duhisemo. Urumva ko igihano Imana yahaye abantu nicyo kirakwiriye, ariko ngira ngo twarumvise, ubu ntabwo tuzongera. Bibiliya rero ivuga ko ibintu byose Kristo yakoze bitayirimo, ariko kigaragaza ko n'ivanjiri ya Mariya Magdalena bayivanyemo, kuko tubisoma muri Yohana 21:25. Tujye muri Yohana 21:25. Yohana turahageze. Ariko hari n'ibindi byinshi Yesu Kristo yakoze byakwandika, turamutse tubyanditse byose byakwandika, ngira ngo ibitabo ntibyakwirwa mu isi. Ibyo bintu Kristo byose yakoze biramutse ko byanditswe byose, ngira ngo ibitabo byakwandika byose ntibyakwirwa mu isi. Nibyo, ariko naho ushyiraho akabazo kibazo uti iyi Bibiliya abantu bayimaranye imyaka irenga ijya kugera hafi y'imyaka 2000. Kera internet itaraza, ibyo bakoraga Bibiliya ntabwo tubizi. N'ubu ngubu biranugwanugwa ko bashaka kuzayihindura, kandi babona dufite ikoranabuhanga ntacyo bitayeho. Ni ukuvuga ngo iyo urebeye mu ndorerwamo yabo uko ubutware babubonye babwibye kugira ngo bace mu myanya y'intoki, ni ikibazo gikomeye. Bazakora ibishoboka byose kugira ngo bongere bashake kwihindura. Ibyo bakorera abantu, gahunda bafite zo mu isi murazizi. Ibi bintu birenze ibyo tubona, ibyo tuzi. Iyi ntambara y'Imana na Satani iracyakomeje, iracyabandanya, kandi Satani yanze kuva ku izima. Satani yanze kuva ku izima, ngaho inzovu ebyiri zirwaniye, ibyatsi niho bihabonera akabarore. Abantu rero nitwe tugomba kwimenya ibyo Satani aje byose azanye, ukabireba ukavuga ati niba Satani akubwiye ngo ibintu ni byiza, nyura hano ujye ku Mana uvuge ati no, ibyo bintu ntabwo ari byiza, ntabwo mbyemeye. Dukomeze rero turebe, tukarangiza twibaza tuti ese ivanjiri ya Mariya Magdalena koko yagombaga kujya muri Bibiliya, yego cyangwa oya? Andika mutubwire ati yego cyangwa oya yagomba kujya muri Bibiliya, ariko ngiye kamubwire ibyo mvuga. Ndabyemeza 100%, 100% ko yes, nibyo iyi vanjiri yagomba kujya muri Bibiliya, kuko nta na hamwe ivuguruza Kristo. Ntago ivuguruza Kristo, ahubwo irahuza neza nibyo Kristo twishaka ko tugomba kwimenya twenge imbere, tukaba dusukuyemo imbere aho kugaragara neza inyuma, imitima yacu ikabikeye. Ivanjiri ya Mariya Magdalena rero inashimangira urukundo rwa Kristo, kwimenya muri twebwe imbere, no kugira indangagaciro z'ijuru. Ibaze turamutse tugize indangagaciro z'ijuru. Inyomoza kandi ibinyoma byakwirakwije ko Mariya Magdalena yari indaya. Urumva ibintu byose bamushinja, niba uri umunyakuri byanze bikunze abantu bazakwambika icyasha, bazagushyira ibintu bibi byose kugira ngo ugaragare nabi mu maso y'abantu, ko bo barebesha amaso y'umubiri bakareba bakabata abantu bazaba babyemera. Ni iby'akanya gato, ni iby'akanya gato, kuko ukuri byanze bikunze ntushobora kubupfukirana, kwishakira inzira, kandi ukuri kubohora ingohe. Kamwereke rero ibi rero
byerekana ko kuba barakwirakwije ko yari indaya, bagakwirakwiza ko ibi bintu ngo bamukuragamo amadayimoni 7, wibuke nabikubwiye, bari kuvuga ngo bamukuyemo amadayimoni 7, ngo yari indaya. Petero wibuke ko yinyuramo, tubwire ibyo wumvise twe tutumvise. Urumva ko Petero yari azi ko hari ibintu Kristo yamubwiye byanze bikunze batazi, ariko noneho kugira ngo abice amazi aravuga ati no. Urumva we yakwizera umugore ntatwizere, byaba bindi abantu bagaragara neza imbere y'abandi bavuga abandi nabi, bagira kuri uwo muntu umwe kuri umwe agashaka kuvugisha neza, kandi no wenda abo bantu mu gikundi baba bakuvuga nabi. Nibyo bakoze Maria Madalena, bakamuvuga nabi ngo afite amadayimoni, ngo ni indaya. Noneho nyuma bakatubwira ngo Petero yari kumbaza ati tubwire umwami n'umukiza ni iki yakubwiye uzi neza ko twe tutazi. Urumva no vuga ngo Petero bigaragara neza ko yari azi ko Maria Madalena hari ibintu Kristo yamubwiye birenze ibyo bazi, ariyo mpamvu yamubaza gutyo ngo tubwire. Urabyumva? Bihita byerekana ko iyi yari ivanjiri nyine. Ukuri konyine uzarebe ku isi yose bakurwanya bivuye inyuma nk'uko barwanya Maria Madalena muri ivanjiri. Wibuke biraro bya 2019 bigitangira abantu babivugagaho, barabarwanya bakarwanya bavuga ati murabeshya, ibintu ni byiza. Nyuma y'imyaka 5 wambwira. None rero dore nyuma y'imyaka hafi 2 ya evanjiri ya Maria Madalena irongera garutse. Tugomba kubera abantu urumuri, kandi urumuri ruzaduha umucyo, ruduha ukuri kuzabature imbohe. Nkaba nemeza 100% ko iyi yari evanjiri. Urumva ko nta hantu bitaniye. Nkwinjiriye mu Bibiliya iyi ngiyi dufite, njya muri Maria Madalena, turashungura, turareba, dusanga evanjiri icyo bayikuriyemo yari bateje ikibazo, kuko ntago yatumaga binyagambura. Ni nkaho ari Kristo, ingisho ze za Kristo yari akiri hano akibabwira ati mwa Farisayo mwe, mwababeshyi mwe, mwebwe mwanduye imbere mukigaragaza neza ko mwera, ibyanyu turabizi. Urumva ko ntabwo iyi evanjiri bari kwireba ngo bayireke, kuko bararebye baravuga ati ko ibihe bizagenda bikura, abantu bazagenda baza bakayimenya, ntibizashoboka. Ariko nyine wenda niko gushaka kw'Imana kugira ngo igihe cy'Imana nyacyo yagennye kigere. Ariko igihe ni iki? Ndakubwiye ni muntu utarebye iyo evanjiri, yireba aho ngaho hejuru, uyirebe hano cyangwa ahangaha hamwe muri aho, noneho wumve ibiyirimo, ushungure, dutangire twige, dushaka ukuri. Twabyita nk'ishuri ry'ukuri. Noneho nitumara kumenya ukuri, tubere abandi urumuri, kandi ukuri kubohora imbohe. Abo twabanye rero ndabashimye mbikuye ku mutima. Urukundo muri kungaragariza mwiyandikisha mushaka ukuri, dore ko atari muri gushaka. Urwo rukundo mugaragariza inyota y'ukuri mufite, muyikomeze, muyishakishe, muyikomeze, muyishyiremo, kuko nizabambutsa iminsi igiye kuza. Kuko umuntu uzaba ufite ukuri, umuntu atazaba ufite ibanga ry'ubwami bw'ijuru, Satani azabacuramo inkumbi. Kuko uko ndi kugenda mbibona, ndi kugenda nunguka ko uko nabifataga minenengwa mugani w'abarundi, ibi bintu ntabwo byoroshye. Iyi ntambara ya Satani n'Imana ntabwo yoroshye, ntiyoroshye. Kuko iyo urebye ugatangira kumva ukuntu tugomba kwirebamo imbere, tukamenya ko turi roho ikabisukuye, ukareba ibintu batubeshye, ntabwo twabagaho. Ariyo mpamvu nongera nkubaze nti, abantu nabwiye ngo musome Bibiliya yanyu mugeze hehe? Nizere ko mwatangiye kuyisoma, mutangire. Iyi Bibiliya ngenzi nyifata nkaho iduha nk'umuyoboro wo kwinjira mu ijambo ry'ukuri, kuko urayisoma. Narisomye 3-4, nkareba nkavuga nti harimo ibintu biburamo. Nuko rero naje muri izi nzira ntangira gushakisha, dore ko tugenda tubona ibi bintu ni igihe cyagenwe n'Imana cyageze.
Imana yaratubwiye ngo icyo gihe nikigera ukuri kuzongera kuze hanze. Ibi ndi kubivuga kuko ntabwo ari inyenyeri uri kubivuga, n'ahandi hirya no hino ndi gushakisha ndi kubona nibyo bintu biri kuza bigenda biza. Abantu bari kuvuga rero ko uku kuri bari barapfukiranye, igihe cyaragize kuri kuza hanze, ya minsi y'abanyamahanga iri kurangira, ubwami bugiye gusubizwa bene bo. Twitegure, twisukure kugira ngo noneho Imana twongere tuyakire, tuyituze mu mitima yacu neza, noneho iduhe bwa bubyutse, iturambikeho ibiganza, iduhe wa mwuka yatubwiye ko izadusubiza tukongera kuyobora. Nongere mbashimire rero, babwire nti abakomeje kwiyandikisha ndabashimiye cyane, namwe mutariyandikisha mwiyandikishe, subscribe kugira ngo ukuri kujye kubageraho, kandaho like kandi kugira ngo ubutumwa busakare ku bantu benshi cyane, maze natwe tuzabarwe bagejeje ubutumwa bwiza bw'ukuri ku bantu b'Imana, tubavane mu menyo ya rubamba ya Satani, tubazane mu bwami bw'Imana, ubwami bw'Imana bubarimo, bamenye ukuri, kwa kuri kuzabohora, kuko ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.